uyu tuyisenge Theoneste yaje kugwa gitumo cyangwa se bamuguye gitumo ahenereje akagongo yagatunaritse hejuru y'ihenesha. uyu mugabo basanze asambanyihene. ibaza umuntu w'umugabo hejuru y'ihene piku yagapfe bati tuyisenge iri mu biki. Yes, reka nangira musuhuza boherereye mu Rwanda no hanze yarwo. Imirenge yose y'u Rwanda ndabasuhuje cyane. Abaherereye za Ngororero, Muhanga, Rusizi, abaherereye za Nyabihu, Gakenke, Muhanga ndabasuhuza cyane. Twisimbukire tugera mu mujyi wa Kigali. Abaherereye Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge, Imana ibaha umugisha cyane. Aho waba uherereye hose wumva ururimi mvuga, Imana iguhe umura n'amahirwe bituruka kuri Data wo mu ijuru. Nkibisanzwe genda Weekless, aha ni kuri Sirius Radio. Weekless ambasaderi w'abadiaspora. Nyivuga ambasaderi w'abadiaspora nkomeze nisuhuriza abadiaspora mwese aho muherereye hose mu Burundi, Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique, nago nasimbuka Zambia. Hangaha iyi radio yacu irimuvugira. Abadiaspora muherereye ku Mujamaika, za Mutendere, abadiaspora muherereye ku Gatuba. Nyivuga abadiaspora nsuhuze umudiaspora Mama Mutoni TV Show. Uyu Mama Mutoni TV Show ni umumama ubohereza inama nziza cyane z'ubuzima. Warakurikiye Mama Mutoni, ntabwo wafata ihene, ntabwo warongora ihene. Aba yaraguhaye inama nziza cyane z'ubuzima z'uburyo wakwitwara. Yes, nisuhuriza abantu muri Kirehe, abantu bari mu karere ka Kirehe, umurenge wa Kigina. Hano noneho haje gushya. uyu tuyisenge Theoneste yaje kugwa gitumo cyangwa se bamuguye gitumo ahenereje akagongo yagatunaritse hejuru y'ihenesha. uyu mugabo basanze asambanyihene. ibaza umuntu w'umugabo hejuru y'ihene piku yagapfe bati tuyisenge iri mu biki. Ababaye nk'umugabo bavumbuye yibi biryo by'umwana. uyu tuyisenge Theoneste baramufashe bateye amabara ni bwoko ki. Atari ko nge mundeke ihene ndayikwa, mundeke ihene ndayikwa. Ati n'ikimenyimenyi ibihumbi 150 ndabifite hano ku mufuka. uyu tuyisenge Theoneste yaje kwemererwa iyi hene, yaje kuyikwa. uyu tuyisenge Theoneste ntabwo ari cyo kibazo gusa, kuko mu minsi ishize yaje gusangwa n'ubundi arimo asambanya umudamu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Abantu benshi bari kutwandikira hano batubwira bati nawe afite ikibazo cy'uburwayi. Aha turi kwibaza tuti uyu tuyisenge Theoneste afite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa afite uburwayi bwa hariya hepfo. Hariya hepfo yo bimuhagurukanye ibintu bimukomeranye. Afite uburwayi bwo kuba ikintu kimuri hafi cyose ahita cyurira akarongora. Mutubwire. uyu tuyisenge Theoneste kandi abantu bose bari gutekereza bati yaba afite ikibazo cyo kurwara ininyi yo gutereta. Afite ininyi yo gutereta, ntabwo abashije gutereta,
niyo mpamvu gutereta bimugora, akabona ikintu cyangwa se umuntu uri hafi y'uturi bumugore wifitiye ikibazo cyangwa se itungo agahita yurira. Mbonereho nsuhuza abasore mwese mutazi gutereta, ndakubona neza cyane Ruhumuriza James cyangwa se King James, ndakubona neza Niyitegeka Garasiyani aka Papa Sava, tukuwote umukoboyi wanjye ugeze mu myaka 50, gutereta byaranze. Yes, mbibutse ko neza kandi iyi radio yacu ifite ikiganiro igiye kujya ibashiriraho cyangwa se igiye kujya ibanyurizaho cyitwa umudiaspora, aho tuzajya tuhamagara abadiaspora bakaza hano muri studio zacu. Ubwo ndavuga abadiaspora baherereye hano i Lusaka muri Zambia, dore ko hariho radio yacu muri aka kanya iri gukorera, cyangwa se abadiaspora muri kure, nimero zacu zirahangaha ku kiganiro, mukaba mwaduhamagara ubundi mukaduha ikiganiro, cyangwa se mukatwandikira twe tukabahamagara ubundi mukatubwira ngo aho muri mumeze mute, mubayeho mute. Uru mu diaspora ibyo waba ukora byose wigira ipfunwe, akazi kose waba ukora, niyo waba ubetema ibiti nka Dumba cyangwa se ushinzwe kurera abasaza n'abakecuru mwa Gasuku. Yes, mwari kumwe nanjye Wikress, ambasaderi w'abadiaspora muri iki kiganiro. Aho waba uri hose, mu byo waba uri gukora byose, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe kuronka ibihanwe n'ibyo wagiye gushaka. Abadiaspora mwese Imana ibagenda imbere, muzatahe mu rw'iwanyu hari icyo mucyuye. Ndabakunda cyane.